Ewan Hasta Vista, uyu munsi dutangiranye disidegati wacu bamwirukanye ku ishuri bamuseka karasa nabi, abanyeshuri bagenzi be bamuseka rwose, ngira ngo urabona aba bari abanywa igikoma cy'avoka we yari umukene, disi ko bamusekaga byaramubabazaga cyane, Ewan akarira ariko akabura uko yabigenza, yatangiye gushaka uburyo yashaka amafaranga ariko ikofi akaba ari vide, aricyo kibazo bigaragara ashingiye ku yaniba na gadikati nta hantu yafite akura amafaranga. Icyo yatangiye kwiga uburyo yabona ubuzima, uburyo yahindura ubuzima, life changing plan, uburyo ashobora guhindura ubuzima. Ntibyatinze rero yese atangira kujya gukorera amafaranga, tangira gutora ibicupa ajya kubigurisha, ewa ajya kubishyira bakimaze ngo bamuha amafaranga, ngira ngo urabibona rwose. Tangiye kubigurisha ya mbere umwana akaba arayacyuye, Yohana gukora cyane, atangira gusiga amarange asigira abakire ngo arebe ko yabona pe ayo mubyizi, arebe ko yaramuka akishyira ku cyangwe ku buryo batazongera kumuseka ku ishuri. Ati rwose ntangiye kuyabona Yohana biri kugenda biza kabisa, nukura amaboko tugakora sha. Tangira kuyikorera amatafari, ngira ngo urabibona akazi ni koroshye, ari ukugira ngo akunde yemeza abantu amafaranga akayabona shenge. Reba mwana kabisa, arebe ko yahindura ubuzima, yave mu myenda imeze kuri yagiye kwishura asa neza. Hano ngira ngo urabona ko yatangiye kwitamo rwose, amashokora amabomba aragura kabisa, mwana yatangiye gusirimuka pa, amafaranga ntacyo atagura, ngira ngo urabibona yatangiye no gusabiriza, bakagenda bamuha agenda abika rwose, umwana atesha yirindaga no gusesagura. Yohana yageze iwe atangira gukora budget, amafaranga yarayakoreye, igisigaye nuko yapangira n'akajya kugura ibyangwe, urumva nawe ndakeka nta kindi kintu ya Ewan tukibivuga yese ajya hehe supermarket, yajya mu isoko, icyangwe yaraguze, ngira ngo nakajya kugura utuniforme, shatira umwana rwose mu cyangwe, none agiye ku ishuri yabahaye, none ntacyo bari buvuge bareta bayamanika. Dore abakobwa bamusekaga bahise bumirwa, ati turase none yayakuye yibye banke se. Umwana ntibyatinze yese afata n'umugore sha, undi amafaranga yaje niho abantu bajya mwirari, ntago wajya mwirari utayafite, ngira ngo urabibona.